ibintu burimo na kurya ahubwo nk'ebyiri hano nkahita aha karabaye bikore se hano itubibona aha nje nahitamaga Mr. Rib ni papa mwarahebye mwe byarabananiye tuze dukora ibintu ahubwo muze mudusabe imisada tubazamure twonge tubagarure kuri muziki hu waduteje ibyo ngo muziki hu bire byonye kungitangira urananiwe umva. Now look at this speedy. Look at this kid. He's look like a punani, like even I want to see him. Ahora se kujanga rwaye gitu. Ugirango yo. Anyway, sinana kwitaho. Biti zibura mu mutwe mugirango. Ubu interview nje nagakora interview n'ubwana buto mwana bwo mu cyumweru maniga. Ngenda izi interview za impact. Nago nakora interview n'ubwana butoya. Ubwana butoya bugende bushake ubwaririje bukorena. Asemani yijimbo mboni umfamani. Urimo urajya hehe wagarutse hano mu kibuga nge ngakwemeza mani. Uramuji ugiye mani je bisigaye bimbabaza mani kubona abantu bakuru bamwe kubahagaza mani barabaye ibibondo mani se bibantu bibibo babaye ibibondo mani noneho yagarutse arabizi nago yagera hano mani. Sasa rero nago wabyuka mu gitondo urumva kubera ko uri kazungu washize tentire uze nyine uvuga ubugambo bwawe ninjye muraperi wenye mu Rwanda wafasha abanzi barenga bange bose masha mu ndirimbo imwe. Yes. Apana imwe apana ibya apana cyenda apana nye. Sasa Mayibobo kuzinsariraho njewe. Niki cyakurakaje Baturenga ni Mayibobo. Ni just the battle man. Ngo yanije imyenda nyikoshe ku kazi none abantu bayani kiga none se buri munsi nje ihuye imyenda nyikoshe ku kazi ku TV aho nkorera. None se nje ihuye nkambwa ngo niza kucyubesha abanyarwanda. Wabyumvishe? Bakti. Ngo wamubeshe. Sinkunda umuntu ubeshe. Wamubeshe. Bro, ni nkweto nambaye. Man, icha Afrika kuyimbwira man. Ajya yashatse kurwana. We ntago shaka. Uyafunga jab behind. Ntago shaka kurwana man. Uyafunga 1-2 zanje. Apana man. Mvana ubwo bugambo bwawe maniga. Back to wambaye nje narambiwe man. Yes, kwa mukurikirana BigTown TV mwonje mwiriwe amakuru yanyu ndacheka kwa mumeze fresh kabisa kandi mukamuri mukurikirana BigTown TV gatano kuri gatano uyu munsi kuri BigTown TV tukumwe na numuje mufite amazina menshi cyane bitewe n'ibikorwa amaze gukora Don Pacson, Captain Pacson, Godson, Ice ariko ndacheka ko ari cocaine. Oh yeah. Oh yeah. Ice mu cyongereza ni slang ya cocaine. Ikintu kimwe cyonyine. Ni byiza cyane introduction ayikunze. Anyways, BigTown mu rugo mbandi mu rugo all the time. Baktiyambwe ngo Pacson byuka mu gitondo ngira vuba nkaitanza. So akambwe akantu kamwe konyene ari slang abantu bakunda gukoresha muri iminsi ngo boski mbonera broski umunaya ngo umva broski namwe umva umbwire nitwa Don Pacson, Most Wanted, Street Dream, Goods Plan ni menshi cyane namwe ayose kura muri mwe nunyite boski. Boski jendi nonse boski wabaye boskizo boskizo uramuzi na wenze jewe akora iki n'umufundi se n'umwingiriya cyane umukanishi. Oya nawe kubitangiye kare papa wanje. Oya ngo boski none kandi banyita boski ngomva boski ngomva mubwire namunyite boski nje ndikwa Don Pacson, Most Wanted, Street Dream, Goods Plan ni menshi cyane papa. Muri yose wowe nita boski. Oya nje nago ndi boski bisobanura iki? Anyways, back to nuri mukumbaza ni kuri BigTown. Boski bisobanura iki? Boski me I don't know man. Naski sasa boski. Ngo amagara mu gitondo. Okay, bosi ni bosi nje numva ko ari umukire. Ski. Ski. Ni ski. Boski. Ya muri make ni ukubyikura. Boski. Ya uri boss ariko uri ski. Uri boss yego. Ariko uri ski. Njye ntago ndikwa boski. Ndikwa Don Pacson, Most Wanted, Captain. Street Dream, Goods Plan. Yes I. Ice. Je nadikuye ko amagambo aruvuze mu kanya. Wararya. Akimam ice in ice. In ice. In ice. Right. For real? None se nagubibona se. Cyangwa ni za zindi za Nyabugogo. Na kibazo zana kakaboga testing. Yeah.
zana kakantu gatestinga kareba niba ari pure cyangwa ari fake. Ari fake, yeah. Yeah, all in all, Pacson arasa neza, yambaye neza. He's looking good today, man. Arishura. Kensi akora iki? Arishura. Rega yuko kwa Kensi. Nagugwa kuma umeze nka babantu nyine uri slim wararanzo ya. Yuko kwa Kensi urabyibuha. Wambaye agakweto keza ndimo kukareberana. Yeah. Uza amafanga yako. Jya ku YouTube. Baza Mr. Google. Wewe je nubaze Mr. Google nangahe? Ubaze Mr. Nde? Google. Arakubwira. Mr. Google sometimes ajabesha. Oh yeah. Genda bazo ifotore urumva? Numa kwifotora. Ugende ujye kuri Google ubaze Mr. Google. Mr. Google aragusubiza nge nta kingusubije. Okay, inkweto yitwa gute yo Pacson? Genda ubaze Mr. Google. Iyo nkweto igura ngahe? Genda ubaze Mr. Google. Iyo nkweto yaguriye he? Genda ubaze Mr. Google. Iyo nkweto ni yawe? Genda ubaze Mr. Google. Cyangwa wayitiye? Genda ubaze Mr. Google. Shangiye kubaza Mr. Google kabisa. Na accident gutya na accident. Ntago ari accident. Wenda abanijije. Akibaze nkabyuka mu gitondo. Long pass niza kaka ya force kawe kakaki. Bakti niza kaka kabutura kakaki. Na galaxy da papa. Okay, yeah, reka tugaruke kuri Pacson tugane ni byinshi byo kuganira na Pacson ariko Most Wanted. Muri Street Dream. God's Plan. God's Plan. Sawa twagiye. Okay. Mu byukuri ugomba kujya wambara izo colors zirakubera cyane. Oya ndambara buri munsi. None se nakwambara amabara navuye mu ishuri. Aho niga kuri lycée de Kigali ndavuga muri secondary. Kwambara kaki n'umweru. None se ushaka nambaye kaki n'umweru buri munsi. Oya se nkora muri restaurant. Nkora muri restaurant papa. Ari umujyamano yambwiye ngo usigaye usa nka asigasa nkande? N'umumetisi. Baza Mr. Google. Ngo usigaye usa nk'umumetisi wallahi. Nakubwiye Kensi arishura. Niba ufite ikindi kibazo baza Mr. Google. Aragusubiza. Google genda umubaza aragusubiza. Ngo usigaye uri umufana wa Gasogi. Gasogi cyane ngende urubambyingwe papa. Uri umufana wa Gasogi? Umva ye. Ngende urubambyingwe. Nduruki? Urubambiki? Basi naguze no kubira. Rubambingwe. Bakti igendo baze Mr. Google. Okay. Yes, kuva ryari watangiye gufana umupira w'amaguru Pacson? Ariko ngiye nakunze football kuva nyiri umwana ko ndibuka nawe urabizi tukiga academy. Sinatsinze n'igitego. Watsinze ndege. Diplomat? Diplomat yari umuzamu. Ukaze cyane ntabwo ugeze umutsinda. Kandi twaye mu team imwe. Okay. Aho turabatsinda mwebwe. N'abakubise igitego. Hari umugore ikipa twese yadufite yitwaga Wahabu ntago wamuteye. Uzi binamukoreye. Wahabu zinamukoreye bakti. Namukubise cyobo urumva. Namukubise cyobo agenda imbere aragaruka yita nkaruba nkamusubiza inyuma ndagafunga ndamukenga. Tujya kurya ihene. Okay. Niki giheruka kubabaza cyane mu mutima nka Pacson ukababara ukavuga ngo what? Ibintu byambabaje ibimbabaza kandi byinshi cyane. Ariko naba Vixen. Ari abansigaye mbona kandi imbere bari muri video zanjye bameze nk'aba Vixen barunguruka. Kandi ubwo Vixen uramwishyura. Urambwira musaza. Wa mu Vixen ngwina muri video yanjye ngiye kugwiza amafaranga ariko umuntu akaza akikora amatara akavuga nanjye mbabare nanjye mfe kujyamo nanjye isuri igaragare ariko iminsi ukabona basize inzara bafite ibidiredi babaye abantu badanje anyways ni byiza ariko Pacson iyo wavuze aba Vixen hari abantu benshi batarimo gusobanukirwa naye bisobanure babaze Mr. Njyewe nzi ko video Vixen na abakobwa babyina mu ma video okay nago mbizi baza Mr. Google. Pacson mbabarira please. Nje nakubwiye ngo baza Mr. Google. Ibintu byose utazi. Ubu ngubu ndi kumwe na nyirabyo. Okay, nje nabisobanuye byunzi. Nje byo nazimbaza Mr. Google. Baza Mr. Google. Na byumva
nawe gusobanura neza nawe umfashe ubaze Mr Google cyaba ari mutureba nabo babaze Mr nabasobanukiwe sibyo okay babaze Mr Google nago mbizi ubu ndabaza Mr Google asobanurire noneho ikikubabaza ni iki ibimbabaza je nakwibimbabaza ni byinshi cyane cyo uzishinki imbabaza nuko na amafaranga mfite nabyuka mu gitondo na mayinte mfite yo guhamagara Janvier papa waramutse amahoro ya Nyagasani Janvier iyo nafite mayinte birambabaza iyo nafite amafaranga ku mufuka wanjye birambabaza niyo byonye nta kinki kimbabaza ariko binadamu abantu bise ntago bakimbabaza ko twese turabagenzi aba Vixen bo bakubabaza iki baza Mr Google ngo basigaye bisiga iki baza Mr Google sasa Pacson yo Google cyangwa weheruka kubona English class ya Google baza Mr Google Google genda ubaze Mr cyangwa na MBs ufite nazo mfite okay genda ubaze Mr Google mbaririza basi kuri Google yawe jya kuri Cyber Cafe jya kuri Cyber Cafe ubaze Mr Google Pacson usiga urapa mu Cyongereza nago ndapa mu Cyongereza so ariko Icyongereza urakizi nuko nize ndi educated njyewe ndashaka uspellingire Arnold Schwarzenegger rero sasa nago ndi mu ishuri ishuri zige nariviriyemo yala ahubwo mbwira spelling n'izina rya naryunze ajya witwa nde witwa Trudy niba ari Trudy niba Trudy babya nago mbizi baza Mr Google okay are you in relationship uri mu rukundo jewe ako njye mani mu rukundo n'abantu bose njye nkunda abantu ndimo kuvuga sheri shushu bebe reka nkwereke bakti Medi yarafite save the date urumva Emi yarafite save the date nje se wigize umva wigize ubona save the wigize ubona invitation yanjye wapi sasa rero rambaza ikibaza Mr Google so umunsi uzajya mu rukundo uzahita ubipostinga nuko nawe nagiye ngukisha mu kigano cyanjye wambaye ebana agimete yawe ndabona cyayambaye nkuko nawe wambaye ya costume usa neza na dread zawe navuze nanjye umunsi umwe nanjye nzambara impeta na dread nkuko wari wambaye ya costume yubu ajya ari ubururu baza Mr Google all right sir ndaza kumubaza mukanya ndaza kumubaza Mr Google mukanya ndamubaza kwagiye rero okay so Don Pacson numwe mu ba presenter bakomeye cyane hano mu Rwanda amaze gukora ibikorwa byinshi cyane cyane muri music ho ni byinshi cyane ariko zige twatangiye ibintu bya presentation 2010 na kangahe ni kera 2015 Anita Pendo ikigize kunayanganaga MC Tino zikunayanganaga Uncle zikunayanganaga Deji Adams zikunayanganaga Nastli zikunayanganaga Ginti zikunayanganaga aje ufite YouTube channel twande Roxy Romanzi Roxy Romanzi zikunakanganaga Mani Buzu Lili Paku zikunayanganaga DJ Scream zikunayanganaga MC Mando zikunayanganaga urumva ndi mukuva ngatanayo ni atari tahana ayo banganaga gute tahana ayo baza Mr Google yes nakubwega ko Pacson numwe mu ba presenter bakomeye cyane hano mu Rwanda ubu ngubu akaba abarizwa kwa KNC hariya no utuma saneza no utuma ebana ubona ice kutigeze Pacson hari saga heruka ku boostinga cyane mu minsi ishize hagati ya KNC na n'umuvugizi wa polisi ngwe nambaze umubaze ko nje yanjye nago n'umuvugizi wa KNC nago umuvugizi wabo ngwe nambaze umuhamagara umukoshe interview kanda next sasa ibintu byose ko ndimo koza kambwe ngo KNC kanda next ariko tunumubaze kwanza nago ugeze mugira inama kanda next boss kanda next industry ya music hip hop okay utanje kuvuga hip hop rero unyanganire uyu ari mama kamaze mukande pause nawe naye mukande next
sasa rero music ya hip hop arabanzi baza ngo bajya kuyigarura sasa nkibaza mwayijyanye he anyways muri abo umwe yitwa ngo ni long pass donor umva ya mazina wrong niba ari wrong ya W cyangwa ya L nanjye ntago mbizi niba ari wrong niba ari wrong niba ari wrong ngo ni wrong pass WR simbizi baza Mr Google cyangwa ni LO baza Mr Google nusubize mu ishuri narivuye mu kera long pass niba ari wrong pass niba ari pass niba yahuye n'icyana umukobo yamuhaye icyana ngo wrong pass aha ese anyways namubonye aha longo kujya hapa longo anguya longo umeze neza longo meze fresh man ariko buri muraneza ibikoko man kandi witwa longo long pass donor ko umuntu ushaka kurwana mwa ibintu burimo nakurya ahubwo nk'ebyiri hano nkahita ngenda aha karabaye bikore se hano uhita ubibona aha njye nahitamaga Mr Rib yagize ubwoba pa njye maga Mr Rib yagize ubwoba ntago nagira ubwoba namwikora uyu nguyu ntago reka muracyarwana inkoko ntago zikirwana oya uzi se ntago turwana turakubita murakubita none uri Rib noneho none uri hejuru y'amategeko wowe usigaye uyafite mu biganza byawe muri make wowe urakubita muri make uri safari safari we oya safari wo nawe nzi mani ni wrong pass donor inde wanyiwaji nje wrong pass kamuye microphone kwanza mugira oya ndamagamisa kamage yago Rib na mibiri hafi wrong pass yes mubwire kuri bumukome umva mani we no se tu muri wrestling oya umva umuntu azi gufata na microphone umuntu azi gufata na microphone urumva umva ndabizi ubwo ni ibintu by'ubwoba wagize ubwoba ahubwo jya wemera mani hip hop mwarahebye byarabananiye tuze dukora ibintu ahubwo muze mudusabe imisada tubazamure twongeye tubagarure kuri ku ntebe mukora akazi nawe ibintu byo kuvuga ngo sinzi okay wrong pass donor mubaza akantu kamwe wrong pass mujye kutugarura twaragiye sa turabyemeye ngaho ndashaka yuko umbwira indirimbo zawe ebyiri ziri ku YouTube umbwira na views zifite views yo mvuze views mbwira indirimbo ebyiri zawe ufite ziri ku YouTube umbwira n'igihe wazaploadinze umbwira na message irimo umbwira producer wazikoze nahita nemera ebyiri zonyine ntago ngumbwiye miliyoni ngumbwiye 1-2 indirimbo ebyiri zonyine zawe ziri ku YouTube umbwiye views zifite umbwiye producer wazikoze umbwiye n'ahantu zimaze kugera twagiye igifungo igifungo ni igifungo cy'ipesu ni igifungo cy'abayisilamu ni igifungo cyo gufungwa ngambwira numve bazi turape kujya gifungo cya tugende muziki hu waduteje ibyo muziki hu bire byonye kungitangira urananiwe umva igiswahili urakizi se njye ni mu Rwanda mu kuvuga ikinyarwanda iyo ngoma irimo indimi zose ahubwo wowe utabizi niyo mpamvu ngakubye muziki hu none se utangiye useka ugiye kuyandika waje gushyemo urwaye inkorora impamvu ndayizi nuko utambaye agapfukamunwa nuko utambaye agapfukamunwa aha ngaha twongeye ngo twagiye ngakorora twumve urwaye igituntu ahubwo ko numva gukora urashaka kunyanduza amani muziki hu waduteje ibikoko kabisa dusigaye tugirwa ishyamba yemwe tuzira ubusa ibyo naboneye Kigali birenza agapfukamunwa muzamubaze Kade n'andi maniga ubusheni bw'abaraperi bwo bwandiye mu matwi bwatumye rwap isubira inyuma yimwe amatwi muhumure rwap mwabuze none nayigaruye dukora music rwap warijyanye yo check now look at this kid is look like a punani like even I want to see him ahora se kugira ngo arwaye gitu ugira ngo yo anyway sinanakwitaho
wenda nanubwo urikingira n'ingingo ebyiri vaccine ya mbere warayiriye cyangwa iya kabiri wenda bandana ufite ku mutwe umeze nk'itente imbere yanjye yo nibaza uburyo waba ushyize tentire mu mutwe umuntu w'umugabo ugashyira tentire mu mutwe ukamba na bandana ese ushaka kwereka iki ajya waje kurwana ushaka duhamagara rib yo niga wambaye umutuku iyi naba n'umutuku so what the fuck are you talking about yo ngubonye ese ufana iyi kipe ko mbona wambaye black and white ufana aperi cyangwa nibyo wambaye naruguzi nibyo wambaye ufite mu mutwe wawe ufitemo niba tentire y'icyatsi niba ari y'umuhondo sinzi nibyari byo wambaye umutuku sinzi nibyo wambaye byose ubifuze ku ruhande sinzi nibyose ufite wambaye aperi ese ufaniye kipe iyo ngubonye imbere yanjye nkubona mwitente kuvuga hip hop maniga na kimuzi imyaka imaze kuba myinshi cyane cyari nyana nto cyane na stage ni mu performing aho nta n'umuntu umwe wo uremeza when I look at you you look like punani in my face but yeah nigga you know what's up niyo mama nambaye canvas uguseka ese useka ibiki ufite isoni cyangwa ushakuma vasi kubije ukuri apana gukoma amagambo atafitemo beat mubona umeze nk'idage imbere yanjye yo ngubonye wowe mubona umeze nka karori niyo mpamvu iyi Rolex nigga nanubwo wanayihaga iyi Rolex nyikuyemo yagura umupira ipantaro n'inkweto zawe imwe yonyine maniga nkuyemo ni Chanel yagura ubandana tentire ahubwo nakujyana muri saloon bakaza baguha tentire ya buri munsi kubera chain imwe yonyine ese urambwira iki just check this Air Force uyo mbonye kavuye muri Congo bro uzi kubeshya kweri ubeshya ku bro ibyo byangwa sinjye wagutije home nago wanyuze home ugende uri kunsaba ibya imyenda wanje umwe ni wawusigaranye home wanze kuwuzana hano ye ngo umva bro ni wrong pass don gutoka kugisiri kenge ndapiga ama biti zihora mutwe G urumva neza man biti zihora mu mutwe mugera ngo ubu interview nge nago akora interview n'ubwana buto mwana bwo mu cyumweru maniga ngenda izi interview za impact nago nakora interview n'ubwana butoya ubwana butoya bugende bushake ubwaririje bukorena asemani iyi jimbo mboni umva man ikankubwire man urumva urimo urajya hese urimo urajya hehe wagarutse hano mu kibuga nge nkakwemeza man maze iminsi urumva umuhungu yamukubise flow yamubwiye kuntu yamutima imyenda nari maze iminsi mbyumva urumva man maze iminsi numva ngo sinshoboye nta n'umuzi kw'inteko nziyoboye ni wrong pass naje nturutse kuye siri gang naje ntahubutse naje nitwaje akabek abamenye batuye umusoraza ubwenge ndaje mbahamagarire murime nanjye nge mwebwe nasize inyuma siko nabishatse ahubwo mukoresheje ubwo bushake nta kuryama nk'iyi makangiri hano nugukora nk'ukora umutima bro ntuzakine man urumva wrong pass kutoka huyo siri gang hiyo pako nasikia uri kumva pak vuga aba yahabye man nk'ihora ahubwo ndaje mbakosore ngiye man hip hop iri hano ngo ngiri kubitugu ahubwo we ndaje ngukire kubitugu man urumva mukoma ibitugu buni ngenda nkubita hip hop wikiriza man wrong pass subona kuhunze man buretse ahubwo uraza kumbona ibira bintu wari umumbwira ngo imisatsi man genda utivanjiri usigiye ivanjiri man yaziye ivanjiri nagatifu giye nyirusha imyaka man pak yahunze abari kuneza ibikoko man ejo muna nkoresha interview arangiza ngo sinzi ngo wrong pass dona ngo yaje n'amaguru ngo kuva ngo huye city man man nge naramusesanya ngo atumva G ibintu urimo nabyo sindaje mbakome urumva sha muzemera urumva ndaje mbakome ari amaji yose ngo sinzi ngo bayishi ngo baradunda ngo muri iyi minsi ngo bakeve umva yagarutse yaje noneho paka etu wamutinye Bakti man izi interview nakubwiye ngo narangije man oya umupeti wamutinye Bakti nakubwiye interview zawe zarangiye man ariko Bakti nakubwiye interview zarangiye man garuka kuri interview Bakti nakubwiye interview zarangiye umusaza kabisa ugatinya freestyle y'umuhungu sawa nice kibazo paka Bakti man waje man waje nkaguha ibyawe iriya myaka naye magambo wabwiye Pacson kugira ngo ave muri interview man uriya ahubwo nuko ampunze man nari kumukoma ibintu ahubwo agasigara avuga ati uyu musore uri tivanjiri mama yangu na mama ahubwo yarariye kuva kera ngaze nkora ingoma za nsabe korabo mwemeze ngiye mbaho ibyabo man abatipe basigaye baneza ibikoko baririmba ibintu bitumvikana man nta butumwa abakoboyi bose bagiye ngo sinzi ngo bya baby
man isigaye binambabaza fo yakuzanye muri interview none yaguhunze nta munze se buretse ariko ndashaka kumenya ndashaka kumenya witwa nde muri make numvaga arimo kuvuga wrong pass ni wowe ni wrong pass donor yes bisobanura iki wrong pass donor cyangwa uri umusaza wa Tanasha Dona wrong pass donor oya wrong pass donor ni umuntu ki wrong pass donor umuraperi uba mu Rwanda inaha akora hip hop injyana zose ariko arazidunda usibye ko hip hop ndashaka kubanza nkakosora bano bigeze abatama ngo sinzi ngo ndashaka kubakosora nkabanza urumva abanza nkabashyira hamwe abaheka bose bakamenya wrong pass donor aturuka he nuwahe akuri banga ejo muri nuze jamani yamamaga ngo ngo wrong pass donor ngo sinzi ngo numvishinga ingoma yango yitwa Kwandavura ngo mani ngo navuga ati Kwandavura mani byose iri YouTube urumva niba ushaka kumva nibyo navuze mu ugenda ukayisanga YouTube wrong ubwo rero uramuji ugiye mani je bisigaye bimbabaza mani kubona abantu bakuru bamwe twubahagaza mani barabaye ibibondo mani se bibantu babaye ibibondo mani uyu noneho yagarutse arabizi nago yagera hano mani nawe mu kurengera kumamako abanyabuginga kanange kuraka ariko ibyumba oya please dog yes mukanya bikaba byarangiye gucya ariko tocyakomeza nje nashaka kumenya long pass no munuki wrong pass donor umbona uvuga ariko uvuga igice man nduzuye musaza long pass umusaza wa Tanasha Dona aho urimo kwibeshya cyane man ko isi ukonje se inyuma Pacson yagukanze man ahubwo yaneye umujinya man gute se kubera iki nago yankanze yaguteye umujinya tumye ndakara man warakaye narakaye sana kubera iki se Ramji umuntu wivumbura man umuntu wivumbura gusa urumva basi reka tureke story za Pacson noneho reka ngenda ndashaka kumenya music yawe umuntu yayisanga he kuri YouTube wandika wrong pass donor fresh kabibona ingoma zanjye zose zitaziza okay ariko wahise ukonja cyane kandi urufite vibe y'ukuri nagukonja man wrong pass toka kuye Siri Gang ngo waje n'amaguru oya nawe waza n'amaguru man nifunga umuntu abariho sinabawe ko naje nitwaje bag man yuzuye amahera naje nitwaje bag man nago naje nitwaje ngo sinzi ngo ibintu mawe amahera man naje nitwaje amafaranga sebura na amafaranga ko nabonye anacanze man ese nawe uri umuhanzi ukomeye ukomeye Gukubita freestyle muziki hu waduteje ibikoko kabisa iyo ngiyo wayikubise mukanya ndashaka freestyle yo long pass donor like kubita freestyle ibintu byabaye hano mukanya gahanga wayitunyemeza freestyle yeah yo long pass donor paka yamuhamagaye njo abonye mukubise freestyle za kwangu kichwani hapa nakimbia umemuona yo umemuona it's a tough interview for real, man. Okay, Ariko, it's all good, man. It's all good. Paki dogo mwache. Dogo mwache bwana. Doda. Yo. Ko birangiye nabise. Mane kamubwire. Ntago byarangira gutya man. Hoye. Ntago byarangira gutya ndamushaka ahubwo nundi munsi. Ibintu byo kwivumbura man.
oya ndamushaka ngiye n'undi munsi urumva niba ari sera arimo nkubita ngibiki niki oya ngomba kumukoma imirongo ndayifite mu mutwe mfitemo imirongo myinshi ingoma nyinshi none ibintu byajemo noneho ingoma mama yangu na mama yagukanze ariko ntabwo ufite nta muraperi ugira ubwoba man niko okay nje ndashaka kugerageza Pacson tuzi turangize no beef reka dushake Pac i beef tuirangize mani nushaka una Pac dogo sasa simsamee ndugu yangu wamubabari msquashing beef hapana usitukane mwambia njoo ongea na dogo bwana mmalizane ongea na nini kwa maka ananipa hela yeye ni boss wangu naongea na nini tu kwenye freestyle you know freestyle battle huyu anajua battle huyu ni yani mikope kitu kimoja nikwambia yani akwambia ngoma zake mbili iko na views ngapi aulize Mr YouTube sasa simsamee msamee kidogo tu mubabarire basi mubabarire beef yagize nubwo mwambia aende akule nuza byamunaniye mubwaraga hapana Pac mubwaraga babariye mupeti Imyenda shaka kumusabira imbabazi mupeti man hapana man yo papa Pac yashwanye n'umupeti ari nje ndimo kumusabira imbabazi wambabari ukabijyamo na so man bakti ibiro ntago nabijyamo kuko burya ngiye sindi umusani nta nubwo ndi n'umuro wa pato burya abarapa icyo mbakundira hari aho bahurira tu ibingibi nzi ko hari aho biri burangirire gusa nk'umupeti yego ntago Pac ni umuntu w'umuregend twemera ariko ikintu kimwe buriya hari aho bahuri buhurire tukandi ndabyizeye gusa nk'abana ntago bakagombye kujya bubahuka abantu bakuru aba legend natwe turabubaha gusa ikintu kimwe nabwira Pac man Pac ndabizi twakoze music kuva mu mwaka 2003 ibi na kangahe twibari iyo myaka man nubizi ni myaka 10 na bibi na kangahe 2013 no 2013 yeah 2003 yeah nafite myaka 15 you know what I'm saying I know nakoze indirimbo icyo gihe nakoze indirimbo yambe na Bakti urumva you gotta let them go it's been a DMAs it's been a quick game when they can see what I'm trying to do just let them go nakuranye kambwira abantu bose natangiye na Bakti DMAs Ramuzi Miss Jojo Rafiki Derika Snova Melody Ben Medi Tom Close mvugende ndekende Bakti mvugende turekende sasa rero nagwa byuka mu gitondo urumva kubera ko uri kazungu washize tentide uze nyine uvuga ubugambo bwawe maniga yes Pacson as car wash as setandre as mezo nani ina as mumuji man bro kangwe ikintu kimwe and twaje tu performing Kigali yose twayigiyemo kadaje na kina kimwe please help me mumbabare kabisa ibintu byanje na nabirambiwe yes Pac man Pac nago man wamusabye imbabazi nje mfite abantu bubaka nje maze kubaka abantu million niga ninje muraperi wenye mu Rwanda wafasha abanzi barenga bange bose masha mu ndirimbo imwe apana ibya apana cyenda apana nye sasa Mayibobo kuzinsariraho njewe ariko yari battle too just a battle man niga usikunda izimeze gikamera cyawe kikureho Pac ni kamera cyawe apana gikamera cyawe just a battle man just about it, man. Musabye imbabazi. Musabye imbabazi.
yes man icyo nzi ko abahanzi hari aho biyungira tubyanze bikunze ari uko biri bugende kandi na Paka ndamuzi n'umuntu w'umugabo ibintu bya music arabizi Paka niki cyakurakaje it was just a battle man niki cyakurakaje battle ni Mayibobo ni just a battle man ngo yanisha imyenda nyikoshe ku kazi none abantu bayanikiga none se buri mu akwenga turuka he ne bari ngo he uye sirgenge ne bari huye none se buri munsi nje ihuye imyenda nyikoshe ku kazi ku TV aho nkorera none se nje ihuye nkambwa ngo niza kucyubesha abanyarwanda wabyumvishe bakti ngo wamubeshe sinkunda umuntu ubeshe wamubeshe bro ni nkweto nambaye man icyakara Afrika kuyimbwira man ariko personally birije man bakti ushaka nanjye nukane nyina apana man none ubishira nabyo apana mutumye wallahi disrespect n'akazi kanje kana nakwe disrespect akazi kanje sinake aya magambo ya pirate nje sinake nyavuga aya magambo uzuye no kuyaka ariko wamubabariye ba apana musaba imbabazi bana nje mbisubiremo musaba imbabazi nyina wamuteye ubwoba ajya yashatse kurwana we ntabwo ashaka uyafunga jab behind ntabwo ashaka kurwana man uyafunga 1-2 zanje apana man nifunga kigeshi man cyamba wambuye ubugambo bwawe man sibyo nifunga kigeshi so bibona mva no ubwo bugambo bwawe maniga back to wambaye nje narambiwe man nifunga arashaka kugusaba imbabazi apana man so biragenda gute man Pacson ko yakora kare bya serie man reka nkubwire turi muri industry ya music sibyo ibintu nkabira biba bibaye murabizi zamani ba Eminem barakubitaga amabato bikagenda fresh ariko nta birenze man nta birenze interview zanjye zajya zibona kandi nta bintu birenze to Pacson ni presenter ntago azakina ingoma zawe wamurakaje ibyo nta birenze man ariko Pacson ni bro wawe si brother kana njewe wamubabariye ako back to wambabari kikikame cyanjye imenagure man wakimvanye wamubabariye yes iyi interview rekirangirira ngaha Pacson ndabona yarakaye bya serie kaba Pacson